No muri ibyo ngibyo byerekeye COVID-19 mu nshingano zacu nabyo birimo kugira ngo turinde cyane kwegera abantu bacu bafite ubumuga kugira ngo turebe uko bakwirinda nabo cyangwa kagaya n'ikintu twabagezaho ni mu myifatire yabo cyane ko kenshi bakunda kuhohoterwa n'abandi bantu bibite ku mibereho yabo. Ibiganiro mu dusanzemo ni ibiganiro duhuriza hamwe nka komite n'abaduhagarariye tuvuga ibibazo abafite ubumuga bahura nabyo muri ibi bihe bya corona cyangwa n'ikindi gihe kizaza kugira ngo tubigeze kuri Nidoro, noneho iyo ibikorera ubuvugizi aho byashoboka. Yego hari bimwe twakozeho ubuvugizi byabashije gukemuka. Murabona mu gihe cya COVID hari aho twakanguriye inzego z'ibanze tugakorana kugira ngo n'abafite ubumuga bagezweho na gahunda abagerwaho na gahunda y'imfashanyo zatangwa z'ibiribwa. N'inama ihuza abagize komite nyobozi ya platform y'akarere ka Kicukiro. Ubu ngubu twahuye n'akarere ka Kicukiro mu turere 5 dukoreramo, tukaba duhura kugira ngo turebe ese aba bantu bahagarariye abantu bafite ubumuga mu karere, ese abantu bafite ubumuga bameze bate, ese ibibazo by'ubuvugizi bafite ni ibihe, ese ibibazo by'iheza cyangwa se akato cyangwa se ihohoterwa bashobora kuba barahuye nabyo ni ibihe. Turaganira mbese tukamenya abantu bafite ubumuga mu karere babayeho bate, ese ubuvugizi bakeneye ni ubuhe. Ko batubwira ibintu biba byabaye mu karere ku bantu bafite ubumuga cyane ibibazo by'ihohoterwa baba bagize, biba ngombwa yuko tuganira tukamenya se ku buryo bwimbitse ibyo bibazo bimeze gute. Noneho twebwe tukabikusanya tukazaganira n'inzego zibishinzwe tukamenya umwirondoro w'umuntu ndetse n'aho atuye by'umwihariko, tukakurikirana tukaganira n'inzego zibishinzwe, tukaganira n'inzego za NCPD, tukaganira n'imiryango igize Nidoro kugira ngo ibyo bibazo bikurikire kandi bihabwe igisubizo.